Samweli wa mbere igice cya 4. Isanduku y'isezerano inyagwa. Samweli nawe arigeze ku Bisirayeli bose. Umunsi umwe Abisirayeli bajya kurwanya Abafilisiti bakambika Ebenezeri, naho Abafilisiti bakambika Afeki. Nuko Abafilisiti batera Abisirayeli, urugamba rurakomera, batsinda Abisirayeli, babicamo abantu bakira ku 4,000 kuri urwo rugamba. Abasigaye bageze mu nkambi, abakuru b'Abisirayeli baravuga bati, ni kuki Uhoraho yatumye Abafilisiti badutsinda? Nimuze tujye i Shilo kuzana isanduku y'isezerano ry'Uhoraho, nituyijyana ku rugamba izaduha gutsinda abanzi bacu. Nuko bohereza abantu i Shilo bo kuzana isanduku y'isezerano ry'Uhoraho Nyiringabo. Uganje hagati y'amashusho y'abakerubi, abahungu bombi ba Eli, Hofoni na Finehasi, niho bari. Isanduku y'isezerano ry'Uhoraho igeze mu nkambi, ingabo zose z'Abisirayeli zirasakuza cyane, isi iratingita. Abafilisiti bumvise urwo rusaku baravuga bati, urwo rusaku rwinshi ruvugiye mu nkambi y'Abaheburayi dusobanura iki? Bamenye ko isanduku y'Uhoraho yahageze, bashya ubwoba maze barabwirana bati, Imana yageze mu nkambi yabo, ibintu nk'ibi ntibigeze bibaho, noneho turashize. Koko turashize. Ninde uzaturokora ububasha bw'izo mana z'ibihangange? Nizo zateje Abanyamisiri ibyago by'ishyano ryose mu butayu. Bafilisiti, nimukomere kandi mube intwari, naho ubundi twaba inkoreragahato z'Abaheburayi, nk'uko nabo babaye izacu. Nimuze rero turwane kigabo. Abafilisiti bagaba igitero, batsinda Abisirayeli, babicamo ingabo zigenda ku maguru 30,000. Abacitse ku icumu, buri wese ahunga yigira iwe. Isanduku y'Imana Abafilisiti barayinyaga, n'abahungu bombi ba Eli, Hofoni na Finehasi barahagwa. Urupfu rw'umutambyi Eli. Uwo munsi umugabo w'Umubenjamini ava ku rugamba yiruka agera i Shilo. Yari yashishimuye imyambaro ye kandi yisize umukungugu mu mutwe kubera agahinda. Yahageze Eli yicaye ku ntebe ye ku muhanda aho yari ategerereje, kuko yari ahangayikishijwe n'isanduku y'Imana. Uwo mugabo ahita atangaza iyo nkuru mbi, umujyi wose ucura imiborogo. Eli yumvise iyo nduru arabaza ati, urwo rusaku ni urw'iki? Wa mugabo yihutira kumenyesha Eli iyo nkuru. Icyo gihe Eli yari amaze imyaka 98 avutse, yari atakibona. Nuko uwo mugabo aramubwira ati, mvuye ku rugamba kandi naje mpunze. Eli aramubaza ati, mwana wanjye se byagenze bite? Iyo mbitsi irasubiza iti, Abisirayeli bakubiswe inshuro n'Abafilisiti, kandi twatakaje ingabo nyinshi, ndetse n'abahungu bawe bombi, Hofuni na Finehasi, bapfuye, n'isanduku y'Imana iranyagwa. Uwo mugabo yabaye akivuga isanduku y'Imana, Eli ahanuka ku ntebe agwagaramye imbere y'irembo, akuba ijosi arapfa, kuko yari ashaje cyane kandi yiremereye. Eli yari yarategetse Abisirayeli imyaka 40. Urupfu rwa muka Finehasi. Umukazana wa Eli ari we muka Finehasi yari atwite inda nkuru. Yumvise ko isanduku y'Imana yanyazwe kandi ko sebukwe n'umugabo we bapfuye, afatwa n'ibise arapfukama arabyara. Kubera ko yendaga gupfa, abagore bamubyazaga baramubwira bati, humura, dore ubyaye umuhungu.
nyamara ntiyagira icyo abasubiza ndetse ntiyanabyitaho. Ariko yita uwo mwana Ikabodi agira ati, hehe n'ikuzo mu Bisiraheli. Yamwise atyo kubera ko isanduku y'Imana yari yanyazwe, nuko sebukwe n'umugabo we bari bapfuye. Nuko asamba avuga ati, hehe n'ikuzo mu Bisiraheli, ko isanduku y'Imana yanyazwe.